ariko wabona n'ikintu cyaranga igifite ikintu ntuzabe ikigori iki sha haza nubwo bugoryi bwo mu cyaro ase mani pazo ibyo bintu ndabyumva pe nkeneye n'amafaranga ariko sinkubeshye ubu ugiye kuzana bwa bukristo bwawe singo ugiye kuzana bwa bukristo ngo siniba ngo singira nte sha mani kankubwiza ukuri hari umuntu wavuze ngo uririra byinshi ukabura na ducyaro ariko se urumva ushaka ko mushakira abayobozi oya ariko mabuja uri kundenganya no kuri pe uri kunziza ubusa pe ni ukuri kw'Imana uri amatelefone yaje ariko mu bakira bose bari hano nta muntu wabonye telefone ya mabuja bayitwara je nago nari mari rwose sinzi n'igihe bayijaniye nari ndi kwikorera isuku hari mabuja rwose uri kundenganyiriza ubusa pe hoya nta kuntu umuntu yatangira akazi umunsi umwe ngo umuntu ahita buri bikoresho ugiye guhindura amateka ukumva jewe se ariko ziko hari umuntu twakuranye witwa Patrick nubwo ngiye i Kigali ariko ndabizi ashobora kumfasha reka mpamagare ndebe ko nimero y'ikibazo ese ni ngiye kabisa we Patrick umeze utumusa shawe wageze i Kigali uragenda uraryoha mani wibagirwa abantu bo mu cyaro shawa ahora n'iki cyaro cyatwishe ewana ikintu cyiswe gutunda ifumbire twaragiye turahurika tuba abaturage noneho bamwe bo hasi cyane none ikintu cyitwa ifaranga cyarabuze ibaze ko no kubona isabune yo gukaraba usanga uri kwirwanira n'umubyeyi shawa ahora n'iki ngege mwaragiye muragafata ahubwo no kugira natwe mukareba uko mutugenza mukadufasha pe ahubwo se mane reka nkubwira akantu ibaze ko nafashe umwanzuro wo kuva mu cyaro nkaza i Kigali nta hantu ngiye pe sha none se mani wabigenza uteze ahubwo se ugira ngo ikintu gitumye nkuhamagara so kugira ngo mfashe mwana pinyege mwana agafashe mani nta nubwo wamburira ahantu naba ndi gukora basi isuku nkareba ko najya mbona nayo kugura agacupa sha ndi umurokore urabizi ariko se iyo fantasiyo ntabwo abarokore baba bayikeneye mwana niko sema watekereje ute kuza shaka kuza i Kigali wa muhungu we Patrick mubwire nawe mu cyaro warahabaye urabizi pe ubuzima bwo mu cyaro babugoye yego neba noneho gusoza amashuri warangiza ugakomeza ugakurira nyine muri abuzima bwo mu cyaro ndahazi ubuzima bwaho ndabuzi cyane ko bitoroshye ariko hagati aho ndabona ntacyo hari hagutwaye
haje mani Patrick utu twenda maze gushiramo nije none hano twe duse tukwereka ko nari nsirimutse mani. Okay. Nese nagwa abonye inkweto naje nambaye seba. Reba ukuntu naje nsa. Reba kugira ngo mpange kuzi Kigali mbure nakenda nashiramo nibura ngo nange nze nsana nk'abandi basirimu. Ariko we reba ibipango mubamo. Reba ijari dukunisa. Oya ariko ntutangiye gukora kora. Umwana wigeze Kigali Gasabo. Usabana nabo usanze ariko wirinda gusahira ibyo usanze. Nyine umuntu abaje avuye mu cyaro, umuntu afite amatsiko yo kureba ibintu byose. Noneho nageze mu mujyi gutere story. Ndeba ya etage hari ndende isumba izindi. Sinkubeshe nahagaze ndararamana kagafuka kanje kari mu twenda. Ndabana ntarebye ino nzu. Uzi kureba inzu y'umukire, wanyuze ukajya utekerezwa ati buriya bayubatse gutera. Sirimo kabakintu wageze Kigali, ugomba kugaragara nkaho uri umunyakigali. Nahageze na aho se sha ugiye kugushakira akazi. Shakira akazi ndebe ko nanjye najya nese none nago najya nkomeza kukugora nambara imyenda yawe ngaho inkweto ese buri kintu cyose wagikiniza ukabivamo mama. Ngiye kugushakira akazi. Ugomba gukora ugasirimuka ukambara neza niba ushaka kujya usa neza cyangwa se ugatembera ni Kigali. Ugatemberana abafite icyo utemberaye. Wenda ndangira akazi mbona amafaranga wenda rero ngo ndasirimuka. Nizere kutazampoza mu cyaro bakamenya. Ubu ni ngewe njya gufata umwanzuro wo kuza mu mujyi. Nashakaga nyine nanjye kuba umusirimu nanjye nkajya njya mu cyaro abantu bose akavuga ati Emma yaje. Buriya se wagiye Nyiramahumba abizi. Ego koreso rwo numva yaba abizi sha. Kujya utabwira mukecuru ko. Wa mukecuru se nubwo itambwira ati zinka ninde uzajya uzahirira. Nakanyandiko wa Kandi kwahirira ntago byinjiza pe. Nawe urabizi. Rero wa muhungu nemeye kugushakira akazi. Hari umumabuje hari hirya ushaka umukozi uzajya ukora amasuku. Nizere kutazankoza isoni. Ahubwo pazo. Niwe nari nkeneye kabisa. Ako kazi naho nkigere Kigali ngitamana n'akazi man. Abantu ni fresh ahubwo tugende ngewe unyereka aho hantu kandi ikintu nkwijeje cyo. Akazi nzagakora neza kuko navuye mu cyaro ubutazagisubiramo. Uramutse unkojeje isoni. Ariko se reba nk'imyaka mu mazahanga i Kigali. Nanjye rega nshaka kwamara igihe man. Mujyanye ahantu hari ibintu. Mujyanye ahantu hari ibintu. Nizere ko nta inzoga. Nubwo njye gukora mu kabari, uretse ko nta inzoga pe. Inzoga uzazi. Nizere ko atazazinywesha ku ngufu. Hari ubwo bakubwiye ngo uzipime se. Wowe ugomba gukora amasuku. Ariko wabona n'ikintu cyaranga igifite ikintu. Ntuzabe ikigori iki. Sha. Taza nubwo bugoryi bwo mu cyaro. Ase mani pazo. Ibyo bintu ndabyumva pe. Nkeneye n'amafaranga. Ariko sinkubeshye. Ubu ugiye kuzana bwa Kristo bwawe. Singo? Ugiye kuzana bwa Kristo ngo siniba ngo singira nte. Mani kankubwiza ukuri. Hari umuntu wavuze ngo uririra byinshi ukabura na ducyaro ufite. Ibintu bijyanye no kwiba byo aho simari pe. Emma waherekeye uri ikigori. Umutima wanje urabizi. Ntabwo wanyemerera gukora icyaha cyo kwiba kabisa. Waherekeye uri ikigori. Tekereza ko none se ubu wowe mu myaka yose umaze i Kigali. So gukorera amafaranga gusa rwo yigeze weba man. Ariko reba igipangu bamo reba ukuntu nyine buri ahantu hasa neza. Mbese kubera iki byaraje bikitereka hano. Byose byaraje byitereka. Noneho rero bisaba gufunguka mu mutwe ugakora. Harimo n'akantu ko kwiba byo. Emma waherekera uri ikigori. Tekereza ko bana kwibaga n'ikaramu nakuvuga ngo wibe n'indi bikakunanira. None ubwo bugoryi bwawe nibwo uzanye i Kigali wowe. Uzanye ubugoryi i Kigali si kwaso. Si kwanya. Sino kwaso wanyu. Ndabyumva wenda abantu benshi babaye i Kigali bashaka kuba nyene bafite ubwo bwenge bwo kwiba bakire. Ariko ngiye banza bibuke yuko ndi umuvantara nibwo nje mu mujyi. Aho kugira ngo manze nobake mu mukiri cyizere manze mukorera akazi ke neza ntangire mwiba amata. Ubuse ndamutse nsubiye nyuma y'iminsi bira amafaranga sinyabonye aho ndanafunzwe. Ubuse nje gushaka gereza amata. Reka basi mbanze nkora akazi nihashira nk'amezi nk'atatu maze kumenya mu mujyi wa Kigali. Aho wanabikora wenda ukavuga uti nzajya no gushaka akazi ahandi. Emma sawa sinzi uburyo byumva ariko ngewe ndumva wagenda ukandangira akazi undi ngikorera ngiye n'amabuja ewana nkamukorera akazi neza undi akajya nyihera icyo bifite. Ubugoryi bwawe ndabumenyereye ubugoryi bwawe no bwakera ntabwo ari ubwo ya sha umva aho reka tugende ujye ko nyihera nkoze no mu mabuja ariko rero iryo nkubwiye ubitekerezo bishyire mu mutwe umenye ubwenge i Kigali si kwasa sino kwanyo
shaka mubwize ukuri rero nakubonye ibyo byose nabikora pe ariko umutima nama wanjye ntabwo anyemera gukora icyaha cyo utazabona amaze imyaka 100 i Kigali ukagira ngo nuzane ubwo bugoryi uzamaramo n'iminsi 2 reka tugende Roza uraho eze neza aya ndabona akazi ubu kamereye nabi wigeze kubona umuntu wo kugufasha nari mukuzaniye kandi n'umwana mwiza bamwita Emma muraza kuganira hanyuma mukorane kandi muzakorana neza ntacyo uwo munzaniye n'ubwo aka kazi nari ngishoboreye ariko ntacyo wenda nabakora ariko si bazagashobora mabuja ngiye ku kazi ndiyaminiya ewana sombwe ko ari gukora isuku ahubwo mu mwero nahite nanjyamo akazi uzajya ukubura nta kibazo nta kintu bintwaye pe cyambere nuko uzajya umpa amafaranga ubundi kijyanye no gukora isuku byo bimbaza ngaho genda baguha umuriro ubukora hariya ukora amasuku neza Nabajangirije ko nzakora akazi kawe neza kandi uzanshimira nzabireba ngaho genda baguhumweye mbenganira na Roza ntabwo twahirukana none se wari umeze neza ndabona ubucuruzi bwaraguhiriye cyane wabaye inzobere wawe mbese hanyuma rero uriya mwana wanjye uzamwigisha akazi niho kigera i Kigali uzamufate neza rwose cyangwa ubu wabonye mu kahe gace urabona wabanukiye nka hariya Inkosuzu ukamanuka ukanyura i Nyamasheke ariko utaragera mu Busanza hariya ni iwawe buriya hari igihe tuzashobokana kuko nanjye iwacu ni Nyamasheke aho wumva muzashobokana rwose ntabwo mwananiranwa kandi nari namubwiye rero ko uzajya umuhemba nk'ibihumbi 20 oya 20 ni menshi nzajya mu 10 ko rizaba ari makero oya ntabwo ari makeya wenda nambera umwana mwiza akankorera neza nzamwongeza ariko guhita muhereza 20 sindabona imikorere ye nimara kubona imikorere ye nzamwongeza pe nta kibazo 10 ko mupfobeje oya ntabwo mupfobeje ariko gose mupfobeje ibiki umva ntacyo nanjye reka mbe ngiye ubwo nyine muzakorane neza nk'abavandimwe yewe nzagaruka kureba kuri umuhungu yamenyereye akazi Karame mabuja hari ubundi bakwitaba nitwa M telefone yanjye igiye hehe ko nari nyifite se mabuja noneho telefone yawe genza ahantu iri koko nagusuza uri kumwe na wa muhungu muri kuganira nigira gukora isuku nese telefone yanjye ko yari kuri kontwari ikabibuze kandi ko nta wundi muntu ndi gukorana nawe ahangaha ari we turi kumwe telefone yanjye igiye hehe mabuja wabona nyamara utarebye neza iri munsi handi irimo ahantu hose nashatse ibintu byose nabijagaritse telefone nayibuze none se kuri muhungu muri kuganira nabona gwifite mu ntoki koko mabuja kandi ko nari nibereye hanze ndi gukora isuku koko urumva nanabitekereje mbaye ntaramara n'iminsi 2 mu kazi Kigali naraje nje kwishakira amafaranga batangiye kumbaza telefone nta maguru ufite ngo iraguruka hoya no nabonye ufite n'igitelefone kinini ngende umunyacyaro sinzi no kugikoresha nese ubundi unayitwara nkamenya nyigurisha kuko mabuja umunyacyaro ntuzi gukoresha telefone muhungu se mwari muziranye wanzanye turaziranye shaka uburyo muhamagara umubaze ko atari we wayijyanye
ariko se urumva ushaka ko mushakira abayobozi oya ariko mabuja uri kundenganya no kuri pe uri kunziza ubusa pe ni ukuri kw'Imana uri amatelefone yanjye ariko mu bakira bose bari hano nta muntu wabonye telefone ya mabuja bayitwara je ntago nari mari rwose sinzi n'igihe bayijaniye nari ndi kwikorera isuku hari mabuja rwose uri kundenganyiriza ubusa pe oya nta kuntu umuntu yatangira akazi umunsi umwe ngo umuntu ahita buri bikoresho uri kundenganyiriza ubusa ndanisonze sindana rya uri kumbaza telefone ntazi n'ahantu yagiye twiriwe nawe Kusi umugore ko ndambwira nawe. Debera mabuja ari kundenganyire ukuntu mfashe ari kumwe ngo ndamwibiye telefone kandi nta n'iminsi 2 ndamaranga nta nubwo turamenyerana nta nubwo ndi kwegerana na kontwari sinzi hano telefone yagiye ariko reba ukuntu mfashe ari kumbaza ngo telefone nta wundi wanjyane telefone kandi ndi kwikorera isuku hariya sinzi n'igihe yagendeye pe ari kundenganya umva gato tuvugana uyu musore wawe kumurenganya murenganya ibiki ariko telefone ko ari we muntu twari turi kumwe telefone ari kundenganya bya telefone koko umunyacyaro nkanjye nta na gatushe mfite iriya smartphone abonye afite nayikoresha gusa ceceka mwanya mvuga nturutse mu isantere ndaza mbona umuhungu mwiza ari gukubura ariko wari uri kuganira n'umusore usa nkaho ari karekare ukuntu gafite penke kambaye umupira hose ari umukara sinzi ukuntu ugize wunamye gutyo uri kumanika wari kugira ibintu by'amaji n'amazi arakurura telefone gutya abayise mu mufuka ahubwo ngize ngo niye ntago uriya musore yiba umva mabuja si wumva ago yiba kandi bamwiboneye none ko bamwiboneye ubwo niwe wayitwaye ndi kwikorera isuku umva ngubwe mabuja umuntu wiba umubonera ariko se ko dusanzwe tugendana ko yanzaniye umukozi telefone yemeze gute telefone yanjye ni Samsung si telefone kinini ukuntu yego ni icyo gicyo nakimubonanye yagisohoye njye namwiboneye n'ubundi yajyaga kwiba ahubwo ntubimenye cyakaba yabikoze kugira ngo umenye kandi njyewe wabitwaye kandi njyewe nani akakuzana akagerekaho no kukugerekaho ibyaha ndamubona gute none se nanjye n'ubwa mbere nje Kigali uriya muntu nyine wese ko twari tuzanye kera mu cyaro nyine yari kunyifashiriza ariko nsabira akazi ariko ntago rata wamubwiye ahantu wabonye wa muntu ari kujya wowe kwamubonye yitwara yose ajya hera utaretse kurenganya uyu musore ubu ngubu yari yamenye mu mujyi umusore namubonye yazamutse nabanyitwaye koko ntuyibona yatambitse ajya muri ya santere niwe yagiye ahantu yinjiye yabanje kwinjira ahantu mu kabari mbere yuko nza hano mu kazi n'ubundi yari yambwiye ati uzajye unacomora utuboro tw'abakiriya nibwo uzabona amafaranga kombi wasanga ariyo business yikorera aho bibaye byiza mukurikirana ajye kuko ndamenya yagiye na telefone yanjye kuko mana kuko telefone yanjye ndamenya yagiye agaramba mubwira cyangwa nabaye pe ubundi kamubaza uruwahe mawe jangiye buriya ni Nduwi Rusizi niho niturukiye ubuzima bwo mu cyaro rero bwaranshanze mbona biranze pe ndavuga nti nta kundi kuntu byagenda reka njye gushakira ubuzima i Kigali mbona abandi bagenda bakagaruka bameze neza mukuza uriya muhungu wumvaga nyine ndi kuvuga uriya wabonye atwara telefone ya mabuja ndamuhamagara nyine nk'umusore twakuranye muri karitsiye nyine inshuti yanjye kugira ngo numve ko hari ikintu yamfasha ninageze i Kigali kuko urumva mukuza nta famiye nta hantu hamwe nyine narinje kwishakira ubuzima gutyo gusa umvaye ngo uriya musore sibyo muteze amatwi mabuja mfite resto ngiye kuguhindura amateka ukumva njyewe se akazi ko muri restaurant nta se emaze nkajya gukora muri restaurant buriya nubwo wabonaga nkora muri kariya kabari ntago nkunda ibintu by'inzoga ye sinzinywa pe noneho n'amagambo abasinzi baba bari kuvuga ndayanga ibaza nongeye gukora muri restaurant ikiryo inzara ukuntu yanyije uzabuje mu kiryo cyangwa waje gushaka amafaranga none se nzakora muri restaurant nyine ntarya kandi harimo ibiryo umva nkubwire wa musore ngiye kujya muri restaurant yawe mpuze n'abakwiziniye bakomeye abachifu ukumva uri kunyuza ndiko kumva neza mabuja bakwerekere ibyo mu gikoni utuntu twose ko bateka inkoko ko bateka inyama ko bateka iki noneho aho ndakize